Son Excellence, mon frère et ami, President Mamadi Doumbouya, President of the Republic of Guinea, Doreen Bodan-Martin, Secretary General of ITU, Lassina Kone, CEO of Smart Africa, Honorable Ministers, distinguished ladies and gentlemen. Dear friend President Mamadi Doumbouya, I want to begin by thanking you for hosting us in Conakry and for the generous welcome and hospitality. It's good to be back. More than a decade ago, the Transform Africa Summit was launched. Nyakubahwa Perezida w'igihugu cya Guinea muvandimwe wanjye Mamadi Doumbouya, Madame Doreen Bodan-Martin, munyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamahanga ry'itumanaho ITU, Bwana Lassina Kone, muyobozi mukuru wa Smart Africa, banyakubahwa ba ministri, banyacyubahiro bagore namwe bagabo, nshuti yanjye Perezida Mamadi Doumbouya, ndashaka gutangira nshimira ubuyobozi bwa Guinea bwatwakiriye neza hano i Conakry ndetse n'urugwiro mwatwakiranye. Birashimishije cyane kongera rwose kugaruka hano. Hashize imyaka irenga 10 hatangijwe inama ya mbere ya Transform Africa Summit i Kigali. Icyo gihe isi yose navuga ko yari mu mpinduramatwara zikomeye zijyana n'ikoranabuhanga. Twari dusobanukiwe amahirwe ari imbere yacu, gushora imari mu muyoboro mugari wa internet ndetse no gukoresha ikoranabuhanga rihuza abantu nk'urufunguzo rwo guteza imbere ubukungu no guhangana ku isoko mpuzamahanga. Ibi byaje kuvamo ishingwa rya Smart Africa Alliance, umuryango uhuza ibihugu bya Afrika nimo guteza imbere ikoranabuhanga. Kubera ubuyobozi bwa Lassina Kone, iyi gahunda ikomeje kwaguka. Ubu rero bikaba noneho bigizwe n'ibihugu 42 byose. Imihigo twiyemeje ubwo twatangiraga uru rugendo iracyahari, kandi kubera ubufatanye bw'inshuti zacu n'abafatanyabikorwa turimo gutera imbere buhoro buhoro, ariko nanone bikajyana n'uburyo bunoze kandi bushimishije buri wese. Icyo gusa navuga wenda ko cyahindutse nuko uyu munsi noneho twarushijeho kugana mu buryo busa naho bugoye, bwuzuyemo ihindagurika ryihuse kandi rifitanye isano hagati y'ibihugu n'ikoranabuhanga, ariko nanone navuga ko birimo gutera imbere ku muvuduko udasanzwe. Ikoranabuhanga ry'ubwenge bwakomeje kwiyongera, cyangwa se ikoranabuhanga ry'ubwenge karemano artificial intelligence, ari naryo nsanganyamatsiko y'uyu mwaka, n'urugero rugaragara mu gukomeza kwiyubaka ndetse n'impinduka. Ni ku mugabane wa Afrika intsinzi yacu ntabwo igaragazwa gusa nuko dushyira mu bikorwa ikoranabuhanga vuba, ahubwo nuko twebwe duhitamo ibibazo bikwiriye ndetse nuko dukwiriye kubyitwaramo no kubikemura. Ibyo rero bikora byinshi kandi navuga ko bihindura byinshi by'ingirakamaro. Ni mu gihe kandi natwe tuba dukomeje kubishyira mu bikorwa mu buryo bwihuse nk'ibikenewe mu ikoranabuhanga ryacu ry'imibereho y'abaturage bacu. Ni mu gihugu cyacu cy'u Rwanda honyine ikoranabuhanga ry'ubwenge ryakomeje kugenda ryiyongera, aho navuga ko kuri ubu ngubu twamaze kugera none aho dutanga 5% by'umusaruro mbumbe w'igihugu GDP. Iri koranabuhanga rirazana udushya n'ubumenyi mu nzego z'ubuvuzi, uburezi, ubuhanzi ndetse n'izindi nyinshi. Twashyizeho noneho n'urwego rukomeye rwo gukomeza kubishyigikira binyuze mu ngamba z'igihugu zigamije guteza imbere noneho artificial intelligence
kugira ngo zibere umurongo uha ibitekerezo by'iterambere n'ikoranabuhanga mu gihugu cyacu. Afurika ifite umugisha wo kugira urubyiruko rwinshi rufite ubumenyi n'ubushake bwo gukoresha ikoranabuhanga nimo guteza imbere ubukungu. Icyakora ikibazo gikomeye dukomeje guhura nacyo kuri ubu ngubu navuga ko ari imiyoboro y'itumanaho idahagije, ubumenyi bukiri hasi n'amategeko ataranozwa ni mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ariko kandi gufunga izo nkingi navuga ko bitajyana n'ibisabwa gusa cyangwa se ubufatanye bukomeye hagati y'abikorera n'inzego za leta, ahubwo birajyana no gukoresha umutungo wacu neza mu rwego rwo kurushaho kugaragaza uburyo ari ingenzi cyangwa se mu rwego rwo gukomeza kubigira iby'ingenzi ku mugabane wacu. Ndashimira cyane Smart Africa ni ku gitekerezo cyo gushinga inama nyafurika y'ubwenge bw'ikoranabuhanga cyangwa se ubwenge buhangano, Africa Artificial Intelligence Council, ndetse no gutegura ikigega cya Afrika cy'iterambere rya AI cyangwa se AI Fund. Ibi rero nibyo musingi ukomeye cyane uzafasha umugabane wacu kugera ku ntego zawo z'iterambere kandi ryihuse. Uyu munsi hari impungenge nyinshi zerekeye ikoranabuhanga rishya, cyane cyane ni mu bijyanye n'imirimo y'ejo hazaza, ubuzima bwite bw'abantu ndetse n'umutekano w'amakuru. Bimwe muri ibyo rero ntabwo bishingiye ku kuri, ariko kandi biraturuka ku gutinya ibitazwi. Ariko icyo tugomba kumenya ni uko izi mpinduka nshya zizahoraho, bityo rero tugomba kwiga ku bijyanye no gukomeza kubana nabyo cyangwa se kubibyaza umusaruro aho kugira ngo tubirwanye. Ibi rero sibyo bya mbere kandi nta nubwo bizaba ari nabyo bya nyuma. Ni mu bijyanye n'impinduramatwara z'ikoranabuhanga Afurika yose izabona. Twakomeje kwibutswa ko ubumenyi n'ikoranabuhanga kari moteri y'iterambere n'ubushobozi bw'abantu, kandi ntabwo biba bije gusimbura umuntu, ahubwo biza kumwunganira ndetse no kumufasha gukora neza kurushaho. Ni mu bihe byose byahise ikoranabuhanga ryagiye rituma umuntu arushaho gutera imbere. Reka dukoreshe neza rero aya mahirwe tukiyafite cyangwa se igihe tukiyafite. Murakoze cyane. How to adapt and live with it. This is not the first nor the last wave of technological progress that Africa and the world will witness. We continue to be reminded that science and technology are powerful engines of creativity and performance that are not here to replace anyone. Almost always, humanity has been better for it. Let's make the most of these times. Je vous remercie.